ko abayuda bashobora kugira ibirori ariko ku mabaraza huzuye abarwayi. Ni ibintu bisanzwe. Abayuda bagira ibirori, bagira za blood shower, bagira ibiterane, bagira za anniversaire, bataha amazu, bashyingira abakobwa, bashyingira abahungu. Abayuda bajya banaserebura imodoka nshyashya baguze, ariko ku mabaraza huzuyeho abarwayi. Rero nahishuriwe ko mu minsi mikuru y'abayuda itabuza umuntu kurwara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iminsi mikuru y'abayuda bagenzi bawe ntago yakubuza kurwara, kandi ukanamara igihe kinini urwaye. Ibyo ni ubuzima busanzwe na Bibiliya yemera. Ariko nashimiye Imana ko muri iyo minsi mikuru na Yesu ajya i Yerusalemu. Iri jambo nasanze ritareba abanyamahanga, ahubwo rireba abantu bakijijwe bakinjira mu nsengero. Nuko Yesu agiye i Yerusalemu. N'iki kimujyanye i Yerusalemu? Agiye kureba umuntu uhamaze imyaka 38 kandi utagira abantu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari abantu bafite abantu, system isanzwe turi buyivugeho, ariko hari n'abatafite abantu. Rero Yesu ajya yinjira i Yerusalemu, kandi akahinjira atari uko habaye ikiriyo, hari n'iminsi mikuru, ariko akaza azi ko hariyo umuntu kandi udafite abantu. Ndashimira Yesu cyane. Umurongo wa 2 hari ijambo rivuga ngo kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama. Iri rembo ryubatswe ryari? Ryubatswe nande? Iri rembo bari gusana amarembo. Muribuka ko itaha rya mbere ryayobowe na Zerubabeli, akazana n'umutambyi bitaga Yoshua. Abangaba baraje. Itaha rya kabiri muraryibuka, ryayobowe na Ezira, ariko irya gatatu riyoborwa n'umugabo bita Nehemiya. Hanyuma Nehemiya ataha, yagezeyo atanga imirimo yo gusana amarembo. Basannye amarembo 12, ariko mu rukiryi rw'umutambyi Yosuwa havuyemo umutambyi bita Eliyashibu. Nusoma Nehemiya ibice 3 uri bubisangemo. Uyu mugabo bita Eliyashibu yahawe umukoro wo gusana irembo ry'intama. Bibuka neza ko icyatumye bajyanwa nk'iminyago i Babuloni ari ukutiyunga n'Imana. Haleluya. Kuko umuntu ukuntu kamere yimeze ahora akora amakosa, ariko Imana yari yarashyizeho uburyo bwo guhuza nayo binyuze mu irembo ry'imbabazi, ari iryo rembo ry'ibitambo. Hanyuma iryo rembo riza gupfukwa, batangira kujya barikoreramo amasoko, hanyuma ntiryongera gukora. Abatambyi bahinduka abacuruzi, ariyo mpamvu aribo bakiraga kurusha abandi. Muribuka neza Yesu aganira n'umusore umwe wamubwiye ngo yubaha amategeko yose, ngo kandi ni umukire. Yesu yaramubwiye ngo biragoye ko umukire yajya mu bwami bw'Imana, ngo kurusha uko ingamiya yaca mu mwenge w'urushinge. Byari bivuze iki? Umwenge w'urushinge yari kode y'abacuruzi bajyaga bakoresha ku isabato, ntibanyuze ibicuruzwa i Yerusalemu mu marembo, bakayinyuza aho hantu bitaga mu mwenge w'urushinge. Byari bigoye cyane gusesekamo ingamiya. Yesu rero yaramurondoye, amenya ko ni mu mwenge w'urushinge Yesu ahazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma rero bahindutse abacuruzi, bituma Imana ibatererana, hanyuma bahinduka iminyago y'abanyamahanga. Iri rembo ntiryongera gukora, ahubwo barikoresha mu bucuruzi. Hanyuma rero Eliyashibu na Nehemiya bitegereje, babona mu marembo ya mbere agomba gusanwa harimo irembo ry'intama. Iryo rembo ry'intama barihereza iminara 2. Umunara wa mbere bawita Hameya, uwa kabiri bawita Hanameli. Uyu munara bita Hameya warasobanuraga ngo kugarurirwa ubwiza. Hananeli yarasobanuraga ngo nubwo mu isi hataye ibidutunga, Imana izabivana mu ijuru nk'abantu ariko tubeho. Bwana Yesu asifiwe.
turashimira Yesu ko ibintu bitunga abantu bitaba mu isi gusa, ahubwo no mu ijuru haba y'ibyo kurya. Kose ntago mubizi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hagati y'aya mabara, hagati y'iminara badendezamo amabaraza 5. Aya mabaraza yavugaga ibyiciro by'Abisiraheli. Buriya umuntu wabaga mu ibaraza rya mbere atandukanye n'uwabaga mu rya kabiri, wabaga mu rya kabiri atandukanye n'uwabaga mu rya gatanu. Hanyuma aya mabaraza 5 hagati yayo bashyiraho ikidendezi. Haleluya. Amen. Baravuga ngo umuntu uzajya utanga amabande. Iki kidendezi cyavugaga amategeko cyangwa se isezerano rya mbere Imana yagiranye n'umuntu ryamanutse i Sinayi. Kumanuka i Sinayi byonyine, uwayazanye amategeko ntiyabashe kuyagezayo ngo ayasomere abantu. Byaramunaniye kuyubahiriza, ayamenera mu nzira. Imana imutegeka kongera kubaza andi. Amategeko aragoye. Muribuka neza, reka mbabwire ukuntu Imana yari ifite umugambi urenze amategeko. Amategeko ubwayo afite icyuho ko ntiyigeze abasha kujyana umuntu mu ijuru, ahubwo umuntu wese wayubahaga akayubahiriza neza, ubugingo bwe bwari bufite akantu bukingiranamo ikuzimu. Hanyuma Satani agahora abivuga hejuru ababwira ngo ntacyo mwakoreye. Bibiliya mu rwandiko rw'Abaheburayo aravuga ngo bose barinze bapfa ngo batarahabwa ibyasezeranijwe, nta kindi bwari ubugingo. Hanyuma rero Satani bahoraga baririmba ngo uzaza ryari, birikavuga ngo babireberaga kure ngo nubwo batarabihabwa ariko bakabyishimira. Hanyuma muribuka Yohana umubatiza umunsi yapfaga yagombaga no kujya gutegura inzira ya Kristo ko nanone agiye kuza. Mu bintu yakoze ageze ikuzimu yarababwiye ngo nimuhumure, Bwana Yesu asifiwe, nsize mubatije. Nyimukoza mu mazi ijwi ritungutse mu ijuru, ijuru rirasandara riravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Biravuga ngo inuma iramanuka ihagara ku bitugu bye, ngo yuzuzwa ubumana bwose n'umwuka wera. Rero hadaciye kabiri Yesu baba baramwishe. Satani yumva hari ibindi birenge biruta ibya Mose, biruta ibya Eliya. Abo bose n'aba Elisa yari yarabafashe birakunda, ariko yumva hari ibindi birenge bikandagiyeyo. Niyo mpamvu umuhanuzi bita Nahumu mu bice 2 umurongo wa mbere yarahanuye aravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo Yuda wakomeza ibirori byawe byera, ndanezerewe Mana. Haleluya. Aravuga ngo kuko umunyabibi atazongera kwinjira iwawe. Ntago yavugaga ibirenge byacu, yavugaga ibirenge bya Kristo. Rero na Petero yagize ihishurirwa. Abanyedini tujya turigira tukanezerwa cyane. Yaje ku musozi bita Elayono, n'umusozi basengeraho. Hanyuma rero abona ihishurirwa ari kumwe na Yesu ndetse na Yohana, ariko yarahishuriwe. Ibitotsi Yesu yavugaga ntago ari ibi byo gusinzira, kubera ko simujya mu masengesho se. Wari wasenga ukabona Eliya? Umurokore weretswe akabona Eliya ntago twamukira. Yabati muceceke mbonye Eliya. We rero yarasenze abona Eliya, ariko ndaza kuvuga uburyo yasengagamo buhwana n'ibitotsi bya burundu, gusinzira. Kabiri arangije arasenga agera ku rwego abona na Mose. Reba usenze ukabona Mose, arizo umuntu mwegeranye uti bazibonye Mose, wahishuriwe. Arangije areguka aravuga ati duce igando Yesu we, duce igando karabaye ndahishuriwe. Yesu ati bigenze biti? Ati duce yawe, nitumara duce ya Mose, nitumara duce ni ya Eliya. Ibintu yaravuze byari sakirerego, yarakoze amahano.
ni nko kuvuga ngo amategeko tuyagumane tuyaceho inganda, ntitugatakaza amategeko. Kandi n'ubuhanuzi kandi abarokore dukunda ubuhanuzi, n'ubuhanuzi nabwo ntitubute, kandi na Yesu nawe n'ubuntu nabwo ntitubujugunye, hose dutandaraze tubeyo. Yesu ako kanya ngo hahita haboneka igihu gitwikira Mose na Eliya, hasigara Kristo gusa. Ijwi rikomoka mu ijuru riravuga ngo uyu mwana wanjye mumwumvire. Haleluya! Byari bishatse kuvuga iki? Paulo yandika yaravuze ngo uwo twahawe nk'umwuzuro w'ubuhanuzi n'amategeko, ngo uwo twamuhawe yuzuye ubumana bwinshi. Byari bishatse kuvuga ngo ubuhanuzi n'amategeko byose ntibyuzuye, ariko Kristo twahawe aruzuye, niwe waje no kubyuzuza, niwe buhanuzi bwuzuye, kandi niwe amategeko yuzuye. Turashimira Imana yaduhaye Kristo. Narivuze ngo turashimira Imana yaduhaye Kristo. Nikumva twafata nk'umunota wose Yesu tukamukomera amashyi, tugashimira Imana yaduhaye Kristo. Hashimwe Yesu, hashimwe Yesu. Turashimira Imana yaduhaye Kristo. Paulo yandikira Abakolosayi mu bice 2 umurongo wa mbere, yarababwiye ngo muri we ngo niho ubutunzi bwose. Icyo ni icya mbere. Haleluya! Aravuga ngo niho ubutunzi bwose. Ntago yigeze akuramo amazu, ntiyakuyemo amafaranga, ntiyakuyemo amaviza, ntiyakuyemo imyambaro. Yaravuze ngo ubutunzi bwose. Ntabe na zahabu ni esanse, ntago iba mu muhora wa Horumusi, no muri Yesu ibamo. Ntago yigeze abutoranya. Yaravuze ngo niho ubutunzi bwose. Haleluya! Ageze hasi aravuga ngo bw'ubwenge. Haleluya! Aravuga ngo n'ubwiza byahishwe. Bishatse kuvuga iki? Muri Kristo ni ikirombe. Kristo ni ikirombe abantu bacukura ntigishire. Bwana Yesu asifiwe. Nikumva naririmba akaririmbo kamwe. Hari indirimbo twayaga turirimba kera muri Ecole de Dimanche. Turangaho twumve. Turashima Imana yuko twabukiye ku ngoma y'Umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka maya Satani utubatwiye Yesu we, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu we, Yesu cyane we, yatwitangiye. Yesu ashimwe cyane. Inde mu bintu mutasi twavukiye no kuvuka Yesu yaraje. Habe n'abavutse mu mategeko baragowe, amategeko nta muhwagira, wicaga rimwe yose akabarapfuye. Amategeko arica, kandi amategeko nta kintu yamaraga mu muntu imbere, yahinduraga inyuma. Nyaravuga ngo ntugasambane. Yesu waraza bishyira ku rundi rwego, aravuga ati nunareba umugore w'abandi ukamwifuza. Ntago yarabigize ibikomeye, ahubwo yaravuze ngo ngewe mpera imbere ntanga ubuzima, ku buryo inyuma habaho bitewe n'uko imbere hameze.
amategeko ntiyigeze ahindura umuntu imbere. Niyo mpamvu mu mirimo micyo Yesu yakoze ikuzimu atazuye gusa, yanavuze ubutumwa bwiza, kubera ko nta muntu ujya kwa data atamujyanye, kandi nta muntu wizera atumvisha ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Yohana muhanura muri 61 yaravuze ngo kandi nasigiwe ngo kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Abagwaneza bari abantu batsinze amategeko, ubugingo bwabo bujya hariya. Nta wundi muntu wari kubwiriza abapfuye ubutumwa uretse Yesu wenyine. Hari bavuga ubutumwa bavuga izuba rikaka, ariko ntiwabuvuga ikuzimu, ariko Yesu yagiye arabuvuga. Haleluya! Amategeko nta mpuhwe yagiraga. Ubuhanuzi bwo ni ubugome bikomeye cyane. Uzamenyera umuhanuzi azavuga ati ndabifunze kugira ngo nkwereke ko ari Imana yamamagaye. Eliya yari umugome ku rwego rukomeye. Eliya nta mikino yagiraga, yiciye abahanuzi Karumeli arabamara babayari. Ariko iyo ari Yesu aba yarabigishije akabaha imbabazi. Ubuhanuzi nta mpuhwe bugira. None se mbabwire, Elisa ngo wari mwiza kurusha Eliya, baramubwiye ngo afite uruhara, ahita avuga ati nimba ndi umuhanuzi, kandi yari abihawe mu kanya. Umva ukuntu ubuhanuzi bwuzuye ubugome. Ati nimba ndi umuhanuzi, umuriro nugira gute? Nubatwike barashya bayora ivu. Iyo aba ari Yesu aba yarababwirije ubutumwa bakihana, ariko Yesu yaje yuzuye impuhwe kurusha abo bose. Mwumvere ndimo gusoza, rabango muri ayo mabaraso twahoze tuvuga, hari ikintu gikora rimwe na rimwe bita ikidendezi. Amategeko yakoraga rimwe na rimwe, ikidendezi cyakoraga rimwe na rimwe, kandi amabwiriza yo ku kidendezi avuga ko umuntu ukurusha amaboko agutanga gukira. Hari ukuntu wamufite ishyari kandi mwaranze kurekura amategeko ngo mwinjire muri Yesu neza, kandi ku kidendezi biremewe. Iyo umuntu akurusha amaboko agutanga akazi, ese sibyo? Noneho iyo amazi yihindurizaga habaga iki? Kwihinduriza byabaga bimenyesheje kuyeza. Marayika yinjiragamo akayanyeganyeza. Ibi bintu byakozwe na Eliyashibu n'abatambyi, bakandagijemo ibirenge muri ayo mazi, barasenga baravuga ngo umuntu uzajya numara kohereza marayika. Basabye Imana, kuko yari amazi asanzwe atagira ubuzima, ngo ujye uyaha ubuzima bukomotse kuri wowe. Hanyuma marayika yaramanukaga agasigamo ubuzima, bwaba bukigeramo umuntu akahita yituramo agakuramo ubuzima marayika yasizemo, hanyuma agasigamo indwara ye. Niyo mpamvu nta wundi muntu wikubitagamo marayika ataragaruka ngo yongera yeze. Uwo munsi rero uwo mugabo imyaka 38 yanditse mu gutegeka kwa 2:14, bamaze Kadeshi bazenguruka Kadeshi Baroneye. Iyo myaka 38 niyo bamaze bazenguruka. Uriya mugabo yagereranywaga n'itorero ryategereje ubuzima mu butayu bw'imyaka myinshi, ariko ntibabuhabwa. Bageze n'i Kanani ntibahuye n'ibisubizo byabo, n'ubundi barakomeje babaho mu mubabaro. Ariko Kanani Imana yababwiraga yarushaga kiriya gihugu ubwiza, kuko Kanani yari Kristo Yesu. Uwo munsi bakomeza imihango y'Abayuda. Imihango barayikomeza uwo munsi, hari no ku isabato ofisi zose zitakoze. Murabizi ko muri weekend kwa minisitiri bafunga, gitifu aba yafunze, sibyo? Muri weekend nta mirimo n'imwe ikorwa, ariko uwo munsi biro zose zifunze. Yesu aravuga ngo ndakora uyu munsi.
nubwo hari konje ariko uyu munsi ngewe ndakora. Bagitegereje marayika, uwo munsi ntihaza marayika, ahubwo haje uruta marayika. Uwo munsi ntihaje marayika, ahubwo haje uruta marayika. Haleluya! Bagitegereje uburyo busanzwe, aba yinjiriye mu irembo ry'intama, irembo ry'imbabazi. Arinjira, yinjiye abona umugabo, aramubaza rero ngo none se. Yesu yaramubonye ahita amenya ko amaze igihe kinini arwaye. Ubundi hari ibintu, kubera ukuntu wambara baze nziza, ukisiga fondote, ukaba uri n'inzobe, ukaba unabyibushye amaboko, tutabasha kumenya. Ariko Yesu yakunyuzeho ajya amenya amakuru tutazi. Buriya biragoye no kuyatubwira, ariko turashimira Yesu umenya byose. Haleluya! Amenya ko amaze igihe kinini arwaye. Hanyuma rero ngo aramwegera, aramubaza ngo ushaka gukira. Ariya magambo yasubije, bamwe baravuga ngo ni amanzaganya, ariko ntabwo ari byo. Yesu ni umudogiteri wo ku rwego rw'umusipesiyalisite. Arabizi neza ko umuntu umaze igihe impande y'abantu, urumva bari barakize yarahabatanze. Icyo ni ikintu gikomeye. Kandi akajya depoza aho abandi badepoza. Noneho bakuru be barashaka, barumuna be barashaka, ari aho ngaho akanuye amaso. Kandi niwe ubyina kurusha abandi. Urumva ukuntu yakomeretse. Kandi n'uriya muhungu bashakanye nawe yahoze ari fiyanse we. Urumva ko yari yarangiritse. Noneho n'inzu ye bayiteza cyamunara, uyiguze abo umuririmbyi begeranye. Yari yarakomeretse. Urumva ahantu yakirijwe baba aribo bamwicira abana. Urumva yari yarangiritse rwose. Yesu rero ntabwo yari gukiza ubumuga bw'amaguru adahereye ku bumuga bw'imitima. Haleluya! Niyo mpamvu n'abaganga bakora rehabilitation cyangwa bavura indwara z'umutima n'izo mu mutwe, nta kindi kintu bakora, barakureka ukavuga, bakajya bagutega amatwi bakavuga ngo yo nta kindi, wamara kuvuga ugakira. Babashiki bacu rero abangabo twashakanye, ntukanamusaba imbabazi ataramara kuvuga, buriya ntabwo abakiza. Uramureka akabanza akabimarayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero kumubaza ngo urashaka gukira, nuko ntabwo waba imyaka 38 ahantu udakeneye gukira. None se arabiyobewe kubishaka, ariko arabizi ko unagomba kuvuga. Turashimira Yesu washyizeho n'iri torero ritwemerera gusenga dusakuza, tukavuga tuti bakubite bashugunye. Biriya nabyo nubwo nta musaruro, ariko bikiza umutima. Mukora wo mubwira uti ntukaceceke, birakiza. Iyo umuntu atavuze ntakira. Bwana Yesu asifiwe. Hari n'abajya ku misozi ati ndamukubanyije, Yesu akamura akavuga ati ibi ntacyo bivuze, ariko yaramubabaje ntacyo, namugubanye ku munwa birashira. Ugataha uvuga uti, Yesu akakubwira ati nakumvishe humura, namugubanyije ariko urakize. Turashimira Yesu ubizi ko hari n'ibikira umuntu yavuze. Haleluya! Uzi ukuntu yamusubije kugira ngo ukwereke ibikomere. Yaramubwiye ngo iy'abandi, ngo amazi yihindurije, ngo abandi bahita babona ubajugunyamo amasengesho yo kuregana, kandi murayagira. Utubu Peter ko akize yandushaga iki? Imbuto. Shobundi ntiyanywaga inzoga, sinamutanze aha, kandi umuntu akaba ari kubisenga. Amasengesho yo kuregana nukuye turayagira. Yesu rero amurebye, ndashoje, amubwira ikintu gikomeye. Amaze kumureba, Yesu yaramwikiriza gusa ngo kandi turashimira Yesu ajya atwikiriza, akanakoresha umuhanuzi kaza kuba ati mwana wanjye nakumvise, kugira ngo umuntu akunde gusakira umutima, kubera ko niwe wenyine wasigiwe kuvura imvune zo mu mutima. Kandi uburyo mwaje muri nzahare mwarangiritse, nta nubwo bamwicarana n'abandi, ariko kubera kuvuga hano baketwiriza hano tusakuza, bagati bibwire Yesu, nabo barabizi Imana
tukabimubwira, byagera nimugoroba ugataha wumva wasetse nta kindi. Hanyuma twajya gutaka abwira umuhanuzi ati bambwirira uti bana banjye nabumvisha. Umuntu akaba arakize rwose. Mu by'ukuri icyo Yesu agamije si ukugubanya abo bantu, ahubwo agamije kugukiza. Yesu ashimwe cyane. Undi rero Yesu ahita amubwira ati korera igisasiro cyawe utahe. Kwikorera uburiri bingana no kugira inshingano. Haleluya. Nuko ufata ikintu cyakwikoreye imyaka myinshi nawe ukakigiraho ububasha ukakikorera. Haleluya. Nukuvuga ngo ubundi igisasiro iri kivuze isi, kivuze isi. Ariko iyo umuntu yakiriye Kristo agahabwa za mbaraga baturirimbiye, haleluya, isi arayizingazinga. Ahera ku itangiriro ry'igisasiro bita isi. Isi ihetse abantu bose. Isi wese wagize ngo niki giti gutuma abantu bicana? N'isi bose bari kwirwanaho kuko systeme y'isi ivuga ko ari ugukotana kugira ngo ubeho. Ntiwakira utibye. Amategeko yo ku kidendezi niyo akora mu isi. Kandi rimwe na rimwe umuntu nibwo akira. Si byo se? Hari ubwo abantu bakira buri munsi. Noneho rero nta mabwiriza y'isi. Umuntu wese aba yirwanaho, akurura yishyira, umwana akica se akica umwana. Urumva ko ari igisasiro. Isi ni igisasiro. Abahanuzi bakiriho bataramenya Yesu, ku buryo umubwira uti mpanurira tufite angahe? Ati mfite icya 5 uyu munsi. Urumva ari kwirwanaho. Nawe ari ku gisasiro n'indembe. Abavuga butumwa benshi bakiruka mu turaza kutwigisha ati namufite angahe? Urumva nawe ari kwirwanaho kuko rimwe na rimwe umuntu yatirwanyeho ntabasha kubaho. Akavuga ati nintaza se wayampaye abana bararya iki? Isukari yo mu rugo. Urumva ubuzima bwe buri ku gisasiro. Ariko abantu bahawe Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo isi ibategeka, ahubwo bayifata mu itangiriro bakayifata no mu iherezo, bakayizinga bakayikorera, bakajya bayihereza ubuzima idafite. Haleluya. Bagasenga isi igakira itabimenye. Haleluya. Bakavuga amagambo akiza isi itabimenye. Ubu twikoreye isi. Biravuga ngo n'impamvu hariho abakore numvishe bashima Imana ngo bari i Kigali. Kuri Kigali si ishima, ahubwo Kigali ishima Imana ko twayijemo. Kigali yagize amahirwe ko tuyirimo. Umunsi itorero ryagiye, Kigali nayo izasigaramo induru. Ariko kubera ko tukiyirimo, Yesu ashimwe cyane, isi iracyafite amahoro. Haleluya. Twebwe rero turi abantu b'igiciro cyinshi kuko turayikoreye, dutuma igira amahoro. Niyo mpamvu iyo twarangaye abura isi. Ubu hari abantu basinzira ku bwacu. Paulo yarabivuze, aravuga ngo tugaragara nk'abatariho, ariko turi bazima. Aravuga ngo tugaragara nk'abatamenyekana, ariko turi ibirangirire. Aravuga ngo tugaragara nk'abapfu, ariko nta kintu tubaye. Ukuvuga ngo uko dusa siko turi. Haleluya. Kubera ko ibyo abandi byananiye isi. Yesu kandi yigeze kubwira abantu ngo nimuhumure narayitsinze. Arangije iyo ntsinzi yatsindishirizwe isi arayiduha. Niyo mpamvu hari ibyo dushobora byananiye isi. Nari nkubwiye ngo uve ku gisasiro rero bita idini n'imihango n'amategeko. Va ku giti dore umuntu Yesu yaraje. Ndasoje. Nari nkubwiye ngo va ku giti dore umuntu Yesu yagize gute? Yaraje. Kuramo imbaraga zawe Yesu yagize gute? Yaraje. Umuntu rero wumva amaze igihe hano, dore ntibyagukoreye rwose, waragerageje biranga, haguruka tubwire Yesu akunyureho. Imana ibaho umugisha. Dufite umunota umwe wo kugutegereza ukavuga uti ndi kumva nkwiriye ubuntu bw'Imana, nkwiye kwiyunga n'ubuzima bwakomotse muri Kristo Yesu. Ku kidendezi ndahategerereje, narakoze narihanganye ariko ntibyakunda. Ariko nimpura n'umwami w'ubuzima nanjye ndi buhabwe ubuzima. Urabanza uzamura ikiganza kugira ngo tukurebe, hanyuma tuguhuze na Yesu Kristo utanga ubuzima. Ese waba uhari? Nukuri zamura ikiganza kandi ntugire ubwoba, ntugire isoni z'abantu. Abo bantu n'ubundi ntacyo bagufasha. Iyo ushonje ntubabwira, ariko Yesu Kristo araho hafi kugira ngo akugirire neza. Urazamura ikiganza hanyuma tuguhuze n'Imana
biciye muri Kristo Yesu. Ese urahari? Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ese hari undi waba uhari? Hagurukira mu mwanya wawe, kandi nukuri urabugize neza, kuko urahita utangira kubaho. Nimba hari n'undi wari warasubiye inyuma, amateka n'iminsi bigusubiza inyuma, uri kwiyumva mu mutima ugucira urubanza, nukuri haguruka. Haguruka, ibikomere byakubujije gukizwa, kandi haguruka. Imana iguha umugisha nawe. Niwihagarareho rwose, tambuka. Hari umwami utanga ubuzima, nta kintu umuntu akoze gusa, kuba anyuze mu irembo ry'imbabazi. Iri ni ryo rembo Yesu ahagurukiyemo kugira ngo akugirire neza. Numara kumwemera mukiza wawe, hamye muba n'ibyo yagukoreye, usabe niba yishurire. Mwami Yesu, mu by'ukuri isi turimo iragereranwa n'igisasiro turyamyeho. Harimo ibibazo byinshi, ariko iyo umuntu akijijwe akagirira imbaraga amategeko yose yamusubizaga inyuma, arayahambira akayikorera, agasanga Yesu wamuhamagaye. Turagushimiye ko bemeye ko Yesu abakiza. Aba bapfukamye hano mu izina rya Yesu, aba bakozi bawe babarambize ibiganza, babe muri wa mugani wa Yesu wamubwiraga ati urakize, ikorera uburigi bwawe utahe uje kuvuga bagukijije. Mu izina rya Yesu Kristo, izo ngorane zose bazikorere, baje kuziroha mu maraso ya Yesu Kristo, muri cya gisima gituma abakoze ibyaha bezwa. Ababona bose bashime, bavuga bati umwana wacu yakize. Tuzashima tubona bahagaze imbere y'itorero bavuga bati Yesu yaraturuhuye mu myaka myinshi, twari tugize tubaswe n'ibyaha, ariko twakize. Nimurebe namwe, shimirwa kubikoze. Mu izina rya Kristo Yesu nawe tubisabye, amen. Asante. Sawa. Murahagurukana igisasiro cyawe, hanyuma dusenga Imana. Ntabwo ukwiye kwikorera Randi Road gusa. Randi Road ni mutoya, Yesu yaguhaye isi ngo uyikorere. Ntabwo ukwiye kwikorera, ntabwo wagira ububasha gusa ku barozi n'amahembe, ibyo ni bitoya. Yesu yaguhaye isi ngo uyigireho ububasha. Ntabwo wagira ububasha ku muryango wakwanze gusa, ibyo ni bitoya. Yesu yaguhaye isi ngo uyigireho ububasha. Ndagira ngo abantu nimuhura bibaza uyu munsi ukuntu byagenze, ndagira ngo ugire amahoro yo mu mutima. Yesu yaguhaye isi kugira ngo uyigireho ububasha. Turagushimiye Yesu Kristo. Narimando shayibonde sarigraremo. Turagushimiye muri kino gitondo. Watsinze isi, watsinze Satani, watsinze ibyaha, watsinze amategeko, watsinze ubuhanuzi. Urangije uradutsindishiriza kugira ngo uko gutsinda abe ariko tugenderamo. Aka kanya turambiriye ibisasiro, duhambiriye 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 ibisasiro, 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 ibisasiro. Muri kino gitondo natwe turabyikoreye kugira ngo twerekane imbaraga z'Imana. Reka duhure n'abantu banze kuturwaza, batubaze ngo ninde ubakijije, tubabwire ngo uwagijije yambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye. Turagushimiye ko utanze ubuzima bwinshi, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Kwishimwa ari iryawe none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha.
Haleluya. Ikorera uburiri bwawe utahe. Dushimye Imana. Nagira ngo munyemere tusabire umugisha mukozi w'Imana utuganira ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha, imbaraga amavuta gukomera muri urugendo. Tugiye kuririmba ibice bibiri by'indirimbo 145. Turabiririmba dutanga icya 10 n'amaturo. Hanyuma turaza kuririmba igice cya gatatu. Igice cya gatatu n'icya kane turabiririmba, ndababwira inturo dutanga. Kufite ituro kuri telefone ni 039973. Turarimba duhagaze 039973. Imbere bashyira igiseke cya 10. Hanyuma amaturo sanzwe ni kuyashyira muri byo biseke bindi. Ko ufite telefone agakoresha iyo code nababwiye. Kugukorera ari byiza, Mukiza wanjye, uituye nagira ngo batuzane ikindi giseke, hanyuma dushyiremo ituro nkunga yo gushyigikira iki giterane twatangaje, kandi nanakangurira buri muntu wese n'uwaje atiteguye ko yakohereza inkunga yatekereje kugira ngo dufatanye n'abantu bazaba bakora uyu murimo w'ivugabutumwa, kuko bagabana natwe ingororano. Umuntu ushyigikiye ivugabutumwa agabana n'abavugabutumwa ingororano z'uwo murimo. Reka rero turirimbe icyo gikurikiraho dutanga iyo nkunga. Uyifite kuri telefoni yakoresha 0788 33 84 47 3 0788 33 84 47 3. Nasanga yanditseho Singa Samuel. Bendito sawe Yesu, Jegukore
nagira ngo tugihagaze dusoze iri teraniro rya mbere, tubone twakire iteraniro rya kabiri. Dushimiye mwebwe mwese mwabonetse mu iteraniro rya mbere, kandi dusabiye umugisha umuntu wese wagize uruhare mu buryo bumwe cyangwa. Dushimiye abadiyakoni, dusaba umugisha abaririmbyi, dusaba umugisha bene data badufashije, ndetse twishimiye n'abakurikiranye amateraniro bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Dushimiye bashumba twabanye ndetse n'umwigisha twigishije ijambo ry'Imana uyu munsi. Nagira ngo nsabe abashyitsi bateranye hano bwa mbere muza muri biganza. Yego, hanyuma mwebwe muraza hano kugira ngo mbasuhuze abantu bose, sinabona uburyo mbasuhuza. Mwaza hano dusuhuzanye, muragenda muca hariya muri muryango, muri biba byiza mwaza hano. Rero nagira ngo mbasabire muri aya magambo, hanyuma ndarike umushumba Simoni yegere hano hafi, abasabire nawe mugana mu ngo. Ndabasabira muri aya magambo, Imana y'amahoro ibeze rwose. Mwebwe ubwanyu, umwuka, umubiri n'ubugingo byanyu birarindwe, kugira ngo bitaza mu gakuru rya munsi ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Mwami Yesu, turagushimiye aba bose bumva, kuko isi tuyiteruye ku mutwe mu mbaraga twahawe nawe. Wahumurije abigisha uti isi ni ibanga, mumenye ko ari nje yabanje kwanga, utari ko muhumure narayinesheje. Izo mbaraga zo guterura ibyo byose uziduhe aba bari hano n'abandi batari hano, mu izina rya Yesu Kristo. Duce mu isi tunezerewe, tumenye ko amategeko yayo n'ibyayo byose Yesu wadukijije ibyo byose, amaze uwo ari we wese yemererwe kuvuga ati ndashaka gukira. Mu minsi ngize ngowe ndashaka gukira. Shimwa Yesu Kristo, tubaza kandi ufite urukundo n'imbabazi zo kudukiza. Aba bose bumvishije ayo magambo yawe yubake ku mitima, n'uwa uyavuze nawe bityo kibi kigega duhora dukoramo iteka ryose, tukarya tugahaga, tukanywa tugashira inyota. Tugushimiye rero iki cyiciro cya mbere, dutahana amahoro abagiye batawongera kugaruka, abagaruka nabo tugumane muri ibyo byishimo. Amaze ibiri imbere nabyo turabisabye ngo uze utunezeze mu mutima, tuhabe tunezerewe twishimye. Amaze n'abagiye nabo baherekeze, izina ryawe riratwe mu mitima yacu, kandi duhore tuvuga kuko ari we Mwami wacu. Twongere tubonane tugushima, dusabye tubyizeye, ni mu izina rya Kristo Yesu Mwami tubisabye, amen. Amen. Ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara. Ineza yawe narayibonye, waserutse ngukeneye, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara, nagutakiye